ijambo ry'umunsi, Shaka Ubufasha. Abatsinze bazi neza ibihembo byo kugera ku butsinzi, batsinze ubwibone bwabo kandi banze umutego wo kwigunga. Hindukirira Imana, ubaha bujije ibisabwa kugira ngo bagufashe neza. Ahazaza hawe ahangaha niho hashingiye. Guhindukira warangiza ukabona ugushaka kw'Imana ni ikimenyetso cya mbere cyo kwicisha bugufi. Soma mu Gutegeka kwa 2 igice cya 4 uhereye ku murongo wa 30 kugeza kwa 31. Iyo uri mu makuba kandi ibyo byose bikakugeraho ndetse no mu minsi y'imperuka, uramutse uhindukiriye Uwiteka Imana yawe warangiza ukumvira ijwi ryayo, kubera ko Uwiteka Imana yawe ari Imana y'imbabazi, ntabwo azagutererana, ntabwo azagusenya cyangwa se nanone ngo yibagirwe isezerano yasezeranyije basogokuruza. Imana iguhe umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa3.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.